Interineti ni umuyoboro wagutse cyane wa za miliyoni na miliyoni za mudasobwa zo mu isi yose. Zimwe zihuzwa n'izindi mirongo ya telefone, ibyogajuru n'insinga zabugenewe, kandi zishobora kohereza no kwakira amakuru ava ku isi yose. Ni nk'ububiko bunini cyane bw'amakuru buri wese aho aherereye ashobora gukoresha. Interineti yagufasha gukora byinshi. Ushobora kohereza ubutumwa n'amafoto ku nshuti n'umuryango, ushobora no kubavugisha ukoresheje interineti, ushobora kumva umuziki, kureba video, kugura no kugurisha ibintu, hamwe no kohereza amafaranga. Interineti ishobora no kugufasha kwiga ibintu bishya no gutangiza business yawe. Wifuza kugira interineti kuri telefoni yawe, uzakenera nibura smartphone, kuko buriya imeze nka ka mudasobwa gato cyangwa feature phone. Feature phone ikora bike ugereranyije na smartphone, ariko ishobora kugufasha kumva umuziki, gufata amafoto no kugera kuri interineti ukoresheje ibyitwa web browser. Urugero, Google Chrome, Opera cyangwa Firefox. Mu gukoresha interineti zitandukanye, uzagera kuri serivisi nyinshi zitandukanye za interineti. Ushobora gukoresha WhatsApp, Facebook kugira ngo wegerane n'inshuti n'umuryango cyangwa n'abantu mukorana business. Ushobora gukoresha YouTube kugira ngo urebe video zisanzwe cyangwa iz'imiziki n'izindi zikwigisha ibintu bishya. Ushobora gukoresha Google cyangwa Wikipedia ushakisha ikintu icyo ari cyo cyose wifuza kumenya. Hari ibintu byinshi byiza wakoresha interineti, ariko ni ngombwa kwibuka ko buri wese yayikoresha. Kubera iyo mpamvu, interineti ni nk'ahantu imibereho iba yagiye aho bose bareba. Ni ukwitondera rero uvugana nawe n'icyo umubwira. Ibi bizagufasha kuguma utekanye. Niba hari umuntu utazi uri kugerageza kukuvugisha kuri interineti cyangwa ari kugutesha umutwe, ushobora kumwirengagiza cyangwa ukamuhagarika. Nk'urugero, kuri WhatsApp, ugomba kuzirikana ko amakuru yawe agomba kuba ayawe bwite. Ntukabwire amazina yawe, adresse yawe n'ibindi abo utazi. Wumvise ubangamiwe n'ikintu icyo ari cyo cyose ubonye cyangwa uhuye nacyo kuri interineti, bwira umuntu uzi kandi wizeye. Kandi uzirikana ikinyabupfura no kwiyubaha igihe uri gutumanaho kuri interineti. Niba ukoresha interineti kuri telefoni yawe, uzagerageza kugura bundles za interineti kuri sosiyete ikugezaho serivisi z'itumanaho. Ibikorwa bitandukanye kuri interineti bizakenera ingano zitandukanye za bundles. Gusoma ibyanditse nibyo bikenera data nke. Kureba amafoto bikenera byinshi. Kumva umuziki bikarushaho. Kureba video bigakenera ibirenze. Interineti iri gutanga amakuru menshi kurusha uko byahoze, kandi igatuma gutumanaho byorohera buri wese. Kuki utayigerageza uyu munsi?